Jina la Yesu mundebere umuntu turashize noneho. It was at this moment that he Oh my God! Ah! Are you sure, Emmanuel? Bruh. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Jina la Yesu mundebere umuntu turashize noneho. It was at this moment that he turashize none. Sekirite imikino yo gukina ni iyi. Nagushaka kumakara ngo ninjiye nje kureba umuntu hari mu gipangu. Ni bikira. Oh shit! What? Hey! Oyo ni nzi. Ni bikira. It was at this moment he knew. It is what it is. It is what it is. Baringisha n'abasazira. Apaye kada. Noneho ndumi. Nyine va nkubaze gato. Ahaha. Ibintu bizavamura. Usiweni. Sasa ki nako afanye. Bite yesa meze Business esugi wanyirije hano we ntabwo wambona. afande watara geni kubaye urashaka ndi hano Ashakamo wa mama w'inzobe wa mama nyine ninje kureba. nagushakira iki Nibyo ngibyo ndebera nimba ari mu bitande uramaze iki oya nyine umva nyine please s'il vous plaît tago bindeba umva nyine ukuze sitari yewe akana yawe kandi nakabura urashaka nde amagani gira ngo ntabyo jondetse sha ntabyo njunditse ibi birajyana n'ibiki wambaye gusa ibintu numva biviburamo hano sha ntabwo ari bombe ese kuri kunkubita hindukira wese viriyani unamasha unama You don't know now, but I'm gonna akose kunu kunsaka gusa cyane ibisasu uri kunsaka surprise you. hindukira You are a mumu man. cyari igice cya mbere
After time irarangiye kuramo izo nkweto. Turashize Abo no. wakwinjira mu nzu gutyo ibintu biramuka. Kuramo zifate mu ntoki. Oh, no, no, no. No A level. Unam. Genda unam. Oh shit! Oh shit! Muze. Nari muhe muryango. What? No sekete nako afana. Atireka kujya abantu sinimani. Funke! Genda jyango nyereke mu muryango abamo ntago napfa kubumenya pe ntago mbirukamo hano. Aba muhe muryango. Oh shit! It was at this moment he knew. Umva nani. Wansabye serivisi yo kukwinjiza. Ndakwinjiza ibindi ntago bindeba. Uwo mama Rahemu, ajye ni mama Rehema ni Mama God. Mama God. Daratwema ahangaha ajya mu nzu hose ugenda urebera ibyo ntago bindeba. Muyihe nzu se? Ntago bindeba bincura umwuka sha. Muze nako afana. Bundamina ruhe muryango kandi utari kunyereka. So, wagwanira rero kankurabura akantu gatoya. Ushobora kubara imibare cyangwa se wenda imiryango iri muri iki gipangu. Imiryango ashobora kuba atuye umuryango umwe cyangwa undi. Ariko ntabwo wapfa kumenya utahatuye cyangwa se utahatuye. Birumvikana. Umuryango umwe rero ni 5,000 ugakuba aba mu bantu bawukodesha se. Tuka kuri wakibyo. Ubwonko bwawe burimo paralize cyangwa babuhariyeho akantu k'akantu uzashaka agapfundikizo. Gere kukubwira ngo umaze iyi miryango irimo aha yose ni 5,000. Sibyo? Umuryango umwe kugira ngo nkurangire hatuye ugomba kwishyurira imiryango yose kandi umuryango umwe ni 5,000. Niba atari ibyo vuguvuye ahangaha. Arewe ako muze uziko nako afana uziko wibonye. Nje kwishyurira imiryango yose 5,000 amafaranga usa nayo kurahe. Wabona ngahe? Genda guha gacuma kari mu rwagwa. N'urwa 200 bundangira umuntu hari ibi. Ashobora ora narezwe n'urwagwa ngewe. Si ibyo mvuze. Niyo kumvisha ko nyine mu rugero rwa nyine aho mbarizwa ubundi. Ntabwo najya kwisheta rero ngo naguha 5,000 numva se we byavamo. Genda kugura urwagwa rwa 200 ariko ndangira umuntu ahantu ari. 200 genda yahese wanyu cyangwa yahinyokosha. Turashize none. Urwagwa nakakeneye. Iso biragaragara ko sakuze nawe urwo rwagwa yarwa enjoy. Nese turetse kugorana uba naza kwishyura imiryango uwo muntu se yabambikiye bombe yabambikiye amafaranga yambikiye. Ikimutima ushaka amataguranwa itabi. Birumvikana. None urambaza iki? Ndangira umuntu ariko nca amafaranga make ariko wimbwira ngo ndikira imiryango. imiryango. Urunzu baje hano imbere. Nje nkuzubaza cyane wanzubaje. Nigize muca amafaranga kugira ngo winjiremo hano. Gashwingi. Ntabwo banyishyura. Ni wansatse nk'uwikorera urumogi se cyangwa bombe. Ubundi usa n'umwana w'ikihebe. Kugira ngo bigende bite. Muze nge ndangira umuntu ahantu atuye nimba ari amafaranga yanca ariko wimbwira ngo ndaguha amafaranga. Ibihumbi miliyoni. Biki? Ibihumbi miliyoni. None urama ngahe? Genda guha 1,000. Aho mbana n'amatama. Bitugenda virahanga. Cyangwa aho tugenda. What? Nani. Kubita ubibona. Ambwa. Nyine ureka twumvikana. Punguza manuka ho gakeya tugira aho duhurira. Senda guciba 200. Nangahe? 200. 200. Cyangwa ni 2,000. Ni 2,000. Aya. Oya ni 2 ndabyibuka kuko twari twavuze yuko ndibo guha 5 nyine kugira umundanye. Uri gushaka 2. Cyangwa ni cyane nta kibazo. Icyane. Wakigorye wewe. Mu mutwe. Okay ntari ndakigu ariko ndanyere ku muryango. Arya umbwiye ko uramanga. Icyane. Turashize none. Oya, rami 100. Saza cyo ni gutera. Urabe 100 tubidiringe birangiye. Basi reka ngo 20 ariko nyere ku muntu 20.
tugende njye kuwukwereka urabona hari umuryango yabanje kubamo hari ibinyabwa bikajya bimutera bikajya bijya mu myenda ye cyane cyane imyenda y'imbere so aza muri uyu nguyu naho abajura bakajya bamwiba amatelefone amakompiyuta urabizi kuri aba mumama niba ari shugamami wawe simbizi ni umukire umukire aza muri uwo nguwo muri uwo muryango hakundaga kwinjiramo nyabingi z'abantu za karashika iryo dirishya dore hari amavampaya dore yavagamo hariya akaza kwinjira aho ngaho muri uwo muntu muri iri dirishya akinjiramo akamutera akamujomba ibisongo mu mufutu we kuza kubyimba hazamo kanseri y'inkondo y'umura ajya kwa muganga biranga ariko iyo miryango yombi yayibayemo urumva iyi kuruwari ntabwo yarahabaye ariko ntabwo byigeze bimuhira ahita ajya gutura hariya rero ntihaba ariko hariya ni hari tugende makwereka ntabwo wapfa kuhamenya okay si wumva se uretse gato banza amafaranga yanjye wenda yakwantu ugira ikibazo amafaranga yanjye It was at this moment he knew. haryo rwanjye mbere yangahe igihumbi ntabwo 85,000 uzetwumvikanye mu 10 pe ntungore ni ibihumbi 10 ngo basi ma 70 ako se tugiye kongera kumvikana ngo basi mayo wangu ni 10 ugize ngo ngo numara kumunyereka arahita nyishyura oya reka nyaguhe duraka nagafunguzo ko kabata bugafashe kinzu ntahamo nyine bugafashe mu gihe twizerane wambwa njye arahita nyishyura ndahita nyaguhe hako zimfunguzo abona nazirarira oya ntabwo ari zuri burarire nziguhaye mu rwego kugira ngo twizerane njye numara kumunyereka ndahita mwishyuza ndahita nyaguhe sivyo aho imfura zisezerane niho zihurira It was at this moment he knew. niwe muryango ko ntari kumubona It was at this moment he knew. ese ibintu myimyanda hano habamo umuntu muze wagire ku bugoryi kumva ngugari gende kigura ariko mana yanjye ubu ko ka hantu haba umuntu muze turetse kubeshya nahanga ndakeka misiyo wamaye irangiye rero izi mfunguzo zawe ndazinje gusetsa ku kabati mbanze nkuremo ibyangombwa byose ko nabona waze kunyishyura sibyo muze uzi n'ikindi ntacyo nzi nije kwiza mfunguzo ho gatoya ba rero baca umugani mu kinyarwanda ngo nta nkoko iruka ese muze ushatse kumbwira ko umiriye mfunguzo hanze kanone none uzibona uzitwara shaka ko waruje kureba ngewe ndeke shabeti sibyo tunaonana another day ngiye kurara hanze nzize kwibuza umusekirite w'umusaza urwaye toroma